Bakunzi bacu ba Karumeli TV aho muri hose turabashimiye abanyarwanda muri mu gihugu imbere abari Burayi abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri diaspora mwese aho muri mudukurikiye turabashoje tunabashimira uburyo mujya mubana natwe umunsi ku wundi mutwandikira mutwohereza ubutumwa bugiye butandukanye ubwo butumwa bwerekana ko mudukunda kandi mukunda gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi ni mukunda mfura Reverien rero muganira kuri uyu munsi kuri Karumeli TV n'ubundi rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ariko munyemerere tubanze dushima Imana yo yaturinze dushima Imana yaduhaye kuba uyu munsi turi bazima duhumeka mwuka bazima tubasha kugenda tubasha gukora tubasha kuba turiho tugifite inzira z'igisiyoni mu mitima yacu munyemerere tubanze dusenge dushima Imana kandi ahuri nawe tugiye kubana twakira ijambo ry'Imana unyemerere ubanze usenga Imana ushima Imana kugira ngo ijambo ry'Imana ribone umwanya mu mutima wawe reka dusenge Imana Mana mu izina rya Kristo turagushimiye ko uyiduhaye uyu munsi ni mwiza kuri twebwe ni umunsi wo kwemererwamo ni umunsi wo gukirizwamo ni umunsi wo kwakira ijambo ryawe Mana kandi ijambo ryawe ni ijambo ry'imbaraga ni ijambo rihumuriza ni ijambo rifite ububasha n'ubushobozi reka nge ugiye kurivuga umwuka wera yurukire kuri jye umuntu wese ugiye kuryumva reka umwuka wera abane nawe ndagushimiye ko duhaye umwanya wo kuganira ku ijambo ryawe dusenze dushima mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera amen reka n'ubundi dusome ijambo ry'Imana turasoma mu gitabo cy'abacamanza igice ni cya 15 duhere ku murongo wa 17 haravuga ngo nuko amaze kuvuga atyo ajugunya umusaya wari mu ntoki ze kandi aho hantu hitwa Irematarehi agwa umwuma cyane atakambira Uwiteka aramubwira ati wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe none inyota iranyica ngwe mu maboko y'abatarakebwe amen niryo jambo rero tugiye kuganiraho Imana imamera umugisha dusomye n'ubundi mu gitabo cy'abacamanza ku murongo hano dusomye wa 17 mu gice cya 15 ni amagambo Samusoni yavuze Samusoni n'umwe mu bacunguzi cyangwa se mu bacamanza b'Isirayeli 40 muzi ko Abisirayeli bavuye muri Egiputa bageze muri Kanani baje gukora ibyangwa n'amaso y'Imana bakora ibyaha barashayisha barigaragura bakora ibintu bizira ku Mana Imana ibahana mu maboko y'abanyamahanga abanyamahanga bakabatoteza bakabababaza bakabagwa nabi ariko muri uko kubagwa nabi bakajya basenga Imana ikabumva itangira kujya ihagurutsa rero abacunguzi cyangwa se abacamanza muri abo bacamanza rero harimo na Samusoni dusomye uyu Samusoni yavutse mu buryo bwari bugoranye kuko ise na nyina babanje kubura urubyaro babanje kubura abana hashira igihe kinini cyane imyaka myinshi nta mwana bafite baza gukomeza gusenga Imana irabibuka iza kubasura rero ngo ngiye kubaha umwana ariko umwana azaba ari umunaziri ntazogoshwe ntazanywe ibisindisha kandi nawe ugiye kumutwita cyangwa se umubyeyi we nawe ntuzanywe ibisindisha muzi amategeko yajyaga agenga abanaziri muri icyo gihe cya Isiraheli nuko rero Samusoni aza kuvuka nkuko abandi bana bavuka ariko avuka ari intwari avuka ari umuntu Imana yavuze w'umucunguzi w'umucamanza uje gucungura Abisiraheli mu maboko y'Abafilisitiya avuka rero ari umunaziri aha dusomye rero Samusoni yakoze imirimo itangaje amaze gukura umwuka w'Imana yajyaga abana nawe kubera ko yari umunaziri amavuta y'Imana yajyaga abana nawe kubera ko ari umunaziri igihe kiza kugira kubera ko yari yaravukiye gucungura Abisirayeli akajya barwanirira mu maboko y'Abafilisitiya Abisirayeli bajyaga bahura n'akaga gakomeye ubwo bajyaga beza imyaka mu gihe cyo gusarura hakaza gusarura Abafilisitiya mu gihe bejeje Abafilisitiya bakabura ko baza gusarura mu gihe boroye amatungo mu gihe cyo kukama Abafilisitiya bakaza gukamisha mu gihe mbese Abisirayeli bagiye kugubwa neza Abafilisitiya akaba aribo baza kurya imyaka yabo Imana rero ihagurutsa uyu mucamanza Samusoni twasomye avuka ari umunaziri w'Imana nkuko Imana yabibwiye ababyeyi be umwana akura atogoshwe imisatsi akura atanywa ibisindisha aza kugira igihe kimwe amaze gukura arebenguka igihe cyo gushaka ajya gushaka mu Bafilisitiya mu gushaka mu Bafilisitiya se na nyina barabirwanje ko ntibyari byemewe barabirwanya ariko umwana ati munsabira uriya mukobwa niwe nabengutse ababyeyi baranga ariko Bibiliya ivuga ngo ntago bari bamenye ko byavuye ku Uwiteka mu gusaba cyangwa se mu kurongora mu Bafilisitiya ntago byari byemewe mu Bisirayeli ariko ngo Imana yashakaga impamvu ku Bafilisitiya reka nkubwire ijambo uyu munsi ngo ibyo biri kukubaho
ibyo uri kubamo, ibyo uri kubona, ibyo ubana nabyo mu buzima bwa buri munsi, ukibaza aho byavuye ku Uwiteka. Komeza usenge Imana, byavuye ku Mana. Komeza wihangane, byavuye ku Uwiteka. Igihe nikigera, haleluya, igihe nikigera uzakikubona ubona Imana irabirangije. Yobu ngo yigeze kugwa mu kaga gakomeye, umugore we avuga ati ibyo byago byawe ntago byaturuka ku Mana. Umuyobo abwira Imana ati, abwira umudamu ati ibyo byavuye ku Uwiteka. Yagize inshuti ziramusura, Elifazi, Bildadi n'abandi baraza babiwe iminsi myinshi bamuririra bavuga ngo Yobu ukoze ibyawe, ati ibi byavuye ku Uwiteka. Hari ibintu biba ku muntu akibaza aho byavuye, ndetse n'abantu bakibaza aho byavuye, ariko nkuzaniye ubutumwa bwiza buvuga ngo ibyo uri kurwana nabyo, ibyo uri guhura nabyo, izo ntambara uri kubona byavuye ku Uwiteka. Niyo mpamvu umwanditsi avuze ngo abari kugeragezwa nk'uko Imana ibishaka bafata ubugingo bwabo babiritse Umuremyi, nibarangiza bakomeze bakore neza. Komeza ukore neza, ibyo byavuye ku Mana. Samusoni rero igihe cyaje kugera ubwo yaramaze kwica abantu 1000 abicishije umusaya w'indogowe, ngo iyo ntambara yari yarwanye n'izindi yagiye arwana ngo zituma ananirwa, zituma acogora, zituma agwa umwuma. Arangije abwira Imana ngo ubuse kuko Mana wadukirisha amaboko y'umugaragu wawe, none umwuma uranyishe, ngiye kugwa amaboko y'abatarakebye, ndasebye, ndamwaye, dore ikimwaro, dore igisebo. Ngo Imana iramwumva imufukurira iriba. Nakuzana ubutumwa buvuga ngo ihangane, Imana izagufukurira iriba, Imana igufukurira iriba muri izo ntambara. Kandi uko kunanirwa nta wakurenganya, warwanye intambara nyinshi, wahuye n'ibibazo byinshi. Ko ngo uyu mugore wa Samusoni yamaze iminsi 7 arira agira ngo amumenere ibanga rya imbaraga ze ziva. Nawe wahuye n'ibyago, wahuye n'intambara nyinshi, urihangana, ariko aho bigeze umaze kunanirwa, ariko Imana yo mu ijuru igufukurire iriba. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo Imana idakiranirwa igufukurire iriba. Imana yafukuriye iriba Hagayi n'umwana we bagiye kwicwa n'inyota mu butayu. Nawe kubwo gukiranuka kwawe no gukiranuka kw'Imana, Imana igufukurira iriba. Reka dusenge Imana. Mana, mu izina rya Kristo turagushimiye ko umuntu wese udukurikiye umvishe ijambo ryawe ugiye kumufukurira iriba. Yahuye n'ibibazo bitandukanye, yarwanye intambara zikomeye, yahuye n'ibibazo mu kazi, yarwanye n'intambara zo mu miryango, ariko uyu munsi wa none, uyu munsi ari kukumva, uyu munsi ari kumva ijambo ryawe, umufukurira iriba. Dusenze dushima ko byose bikorere kwiyubahisha, ni mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, amen.